Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bifashisha igipimo cy'agasambi mu gupima abana bari munsi y'imyaka 5 niba bafite ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira cyangwa niba ntacyo bafite. Gusa ngo imipimire y'abajyanama b'ubuzima bifashishije iki gipimo cy'agasambi ngo usanga bikorwa nabi ku buryo ibisubizo bya nyabyo atari byo bigaragazwa, nk'uko bishimangirwa n'Ingabire Asumuta, umuyobozi w'ikigo gishinzwe imikurire no kurengera umwana ndetse n'umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Ruhengeri. Hari kuragupima iyo ugiye utagiye kubafasha ukareba ibyo bakora kuri kariya gasambi, hari usanga arwara n'uko amaguru akagira umutuku, akibagirwa umwanya uri hagati y'umutwe na kariya kabaho, asanga asizemo udusantimetero, ugasanga umwana bari mu cyatsi nako, kandi azamutse gato yaba ari muri yero cyangwa se atendina no kugera muri ruye. Rero ibyo bisaba ubumenyi, bisaba no kugira wa mutima nama wo kubikora neza. Ibyo ni twebwe abayobozi, ntabwo ari twe tuzapima, ariko hari basic knowledge tumaze kugira twatuvuga kenshi. Ariko iki gipimo sinzi ikibazo gifite icyo ari cyo cyo gukoresha agasambi no kuri abana 70% tupima, byibura wenda twagombye kuba tubona ibipimo byegeye ibyo tubona muri DHS ndetse na MCH. Aha rero wenda basaba ko abantu baza kureba neza bakareba karite y'ibipimire, tukareba abajyanama b'ubuzima bacu tukabakurikirana, tukamenya koko niba iki gipimo bakora dushobora kukigenderaho tunategereje ibipimo bya DHS ndetse na MCH. Uku kugaragaza imibare itariyo ku bana bari mu mirire mibi ndetse n'igwingira, aho abajyanama b'ubuzima bakoresha iki gipimo cy'agasambi ngo nubwo bamwe babiterwa n'ubumenyi buke, gusa ngo hari ubwo bigirwamo uruhare na bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze banga ko imibare ya nyakuri y'abana bari mu kibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira ijya ahagaragara. Iyo mutubeshye natwe turibeshye, kandi nawe uba wibeshye. Tufite n'amakesi ntabwo twabigaragaje y'ahantu abayobozi b'inzego z'ibanze babwira za santere de sante, ariko ntabwo wowe akarere, urukundo rw'akarere nkuru niba ugiye kugaragaza ko ibintu bimeze ngo ngire ishyaka ry'akarere muri iyo tanga, muri icyo gihe ubeshye igihugu ariko wishe wa mwana. Ku ruhande rwa bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, bo bavuga ko bagiye kurushaho kujya begera abajyanama b'ubuzima kugira ngo ibi bipimo bikoreshwe neza, nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'akarere ka Burera. Ngira ngo inshingano zacu usanga kenshi tunabwira abajyanama b'ubuzima, ariko kuko twibuka yuko ari abenegihugu b'abaturage kwa kabiri, twibuka yuko ari umuganda rusange, twongere twibuke yuko no gupima umwana abana bari munsi y'imyaka 5 ari inshingano zacu, tukajya no mu nzego z'ibanze tugafatanya n'abo dukorana. Muri rusange, iyi mibare nyakuri y'abana bari mu kibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira itagaragajwe nk'uko iri, usanga bigira ingaruka kuri abo bana, kuko ubufasha ndetse na serivisi zibagenerwa kugira ngo bave muri icyo kibazo cy'imirire mibi bitabageraho, bityo umubare w'abana bagwingiye ndetse n'abari mu kibazo cy'imirire mibi ugakomeza kwiyongera. Umuhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.